nubwo ari imva sizimwe ubu baramusibyana n'iminsi umara naho pfira si hamwe hari upfira muri centre de santé harimo n'upfira mu rugo bakamujyaniyo hari n'upfira muri bomboni no handi hantu heza hazima ibyuma biba ngo ntanatinde mwagiye muri umuntu abanyeshyari mugabanya amatiku umwuka yarazamuye uwo mwuka yaha agaciro mu hagaciro ubugambo bwawe amatiku yawe kujya ku musozi ngurahirika ngurahirimura ngurarandura kubeshe reka nkubwize ukuri mu ntufite ubwo komera twihuse tugana kuri Pentecote. Oh haleluya Yesu mana tuje imbere yawe tuje kuvuga imirimo yawe ukora. bakunzi bagusengarwa abari ku migabane itandukanye y'isi nababwiye ngo Pentecote nziza mwese tubahaye ikaze muri kano kanya umunsi udasanzwe kandi umunsi twanezerewe ni umunsi w'abahanuzi umunsi amen umunsi w'abahanuzi umunsi wo gutangira kwitorero umunsi udasanzwe mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana kandi bakoze Imana mbahaye ikaze murakoze cyane ndagira ngo rero dusuza abantu b'Imana. Haleluya Bwana basuza abantu b'Imana ndabashuhuje mwese inshuti zanjye za gusengarwa mwarimu nkumbuye nanagiye mu kazi kenshi umuyobozi wanjye yarabizi ariko nongeye kunezerwa Pentecote nziza umunsi wo kubohoka umunsi wo kubona amahirwe turaza kubiganiraho tubabwira ibintu birindwi byabaye kuri Pentecote. Amen. Ntabwo kandi twitwe nyine tukumwe na Silas nawe yahageze nawe arahari. Imana ishimwe twongeye kugaruka muri studio zo gusengarwa nitwishimwe Silas ndi umugabo igihe ni iki. Haleluya igihe ni iki tamaze Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro ndagira ngo akunuma nafashijwe oya ni ukuri daimoni gusuzugura abantu ishobora kudakorwa n'isoni nicyo Pentecote undi yaribuze. Reka dusenge. Yego ubu tugiye gusenga mushumba tubwira hano Pentecote cyane. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uri Imana y'ububasha Imana ikomeye tugushimiye imbaraga zawe zikomeye tugushimiye umugambi wawe mwiza tugushimiye Kristo umutabazi umujyanama uri karuhura ntabwo uhinduka duhindurwa n'imisi n'ibihe ibiteye ubwoba ntabwo biguhindura nta majwi n'amata guhindura nta n'ikintu kimwe cyagutera wowe uri Kristo umutabazi twemerwa natwe mu ijambo umuntu wese ugiye kumvira ijambo umuntu wese uzaryumva n'urikurikirana aka kanya niwe seni mu mwuka wera aganze kuri we ibihe byiza byo gusenga ibihe byiza biza kuri buri muntu wese tuguhaye ikaze mu ijambo ngo baye natwe muri byose n'izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana urakoze mukozi w'Imana werarisi ndagushimiye no kongera kubona Silas kubona mu cameraman hari yagiye Imana mu mugisha n'abavandimwe bose badukurikiye ndabashuje mwese Imana ibaho umugisha rero wakoze kuntumira ku munsi wa Pentecote ngo tuganire kuri Pentecote. Haleluya burya rero nkubwire mukozi w'Imana werarisi abantu bitiranya Pentecote n'umwuka wera burya n'ibintu bibiri bitandukanye abantu benshi bazi ko ari ikintu kimwe ni ukuri Pentecote ntayihuriye n'umwuka wera ntabwo bihura. Pentecote n'umwuka wera ntabwo bifite ubusobanuro bumwe nubwo byose kimwe cyasanze ikindi kimwe cyavutse mu kindi nuvuga ngo n'ugantu hasobanura ngo Pentecote ngo urumva ngo Pentecote ngo yageze ngo nukuza umwuka wera oya Pentecote ni isobanura umwuka wera. Tugiye kureba amagambo tuza gusoma twitonze n'umuhambo wo kwati ndabona ibi byakozwe n'intumwa ibice cya mbere umurongo w'8 n'amagambo abantu bazi ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nagira gute namanukira muzabaga bo kumpamya uhereye Samaria n'ahandi hose yakomeje ariko ngira ngo ture Pentecote n'ikibundi kwanza ijambo Pentecote ubundi cyo risobanura 50 umunsi wa 50 umunsi wa 50 ntabwo ari iminsi ubu ni umunsi wa 50 ni ijambo rikomoka mu Kigereki
noneho mu kigereki risobanura ngo ni umunsi wa 50 aribyo bihura n'ibyumweru 7 bikaba iminsi 49 kongeraho umunsi umwe ukaba iminsi ya 50 ubundi nicyo bita Pentecote. Nicyo nta kindi. Ese muka yumva bihuriye ikazahora na mwuka aho turakomeje. Rero Pentecote tugiye muri etymology ubundi ni inkomoko y'ijambo ni mu kigereki nk'ura bigusobanuriye. Hanyuma itango ni Pentecoste yo isa nko bavungiye Rwanda igahuraho n'umunsi wa 50 biza guhurira herero. Abayuda nabo bagiraga umunsi wa 50 ariko bo ntago bawitaga Pentecote bawitaga ngo ni Shavuta. Shavuta rero bisobanura iki? Yari umunsi babitanga wari umunsi yari iminsi mikuru y'umuganura. Se muranyuma ndikukumva ngo nubwo Pentecote ari inkomoko y'ikigereki ariko mu ruheburayo cyangwa mu baheburayo cyangwa se mu bayahudi bagiraga umunsi wa 50 wo kuzana umuganura ukaba umunsi wa 50 ahubwo ngo ubarwa uvuye cyo bari kumbaza ubarwa uvuye bo babaraga bavuye ku munsi bariyeho imitsima idasembuye ari uwo munsi wa Pasika bita umunsi wa Passover. Pasika. Noneho bakabara umunsi bakabara ibyumweru 7 bakongeraho umunsi umwe bikaba iminsi 50 noneho bakajyana umuganura mu nzu y'Imana ibyo bejeje ibyo bafite ikintu cyose bakagenda bagiye gushima Imana ku munsi w'umuganura bo bahitaga ngo ni Shavuta cyangwa ni Shavuta cyangwa ni Harvest Festival. Harvest Festival yari festival y'umusaruro nkuko mu Rwanda tugira umunsi w'umuganura. None iyo Shavuta y'abaheburayo ihita ihura na Pentecote y'iki ya mu kigereki ibara 50 nuvuga ngo ni amasaha 7 wongeyeho umunsi umwe uhereye bari imitsima idasembuwe ariho kuri Pasika bakabara bakagira iminsi 50. Iyo minsi 50 no mu gihe cya mbere cy'ivuka rya Yesu atarazaho uwo muhango warahabaga cyo bitaga ngo ni Thanksgiving utanga amaturo y'ishimwe. Bagahera igihe baviriye bakava kuri Pasika babara cyo twita Passover kuko kuva bava mu gihugu cya Egiputa bagomije kwizihiza Pasika kugera Kristo avuka no musi kizihizwa kuko wari umuhango watangiye bibuka icungwa byabo. So bagafata wa munsi y'imitsima idasembuye bakaba ruhereye rimwe kabiri bakaba ari ibyumweru 7 ibyumweru 7 ingana n'iminsi 49 bakongeraho umunsi umwe uhura n'imyaka 50 ya yubile ngo bakazana ibyo basaruye urusenda kazana wadoda kazana wambwija kazana wibihaza kazana amadegeda kazana mbega yari umwaka wo kuzana ibintu basaruye. Ariko icyo nibwira banza nta rumugini itaye byazagamo ko abantu bakazana amatura atemeye mu rusengero. Noneho uwo munsi bakita ngo ni Harvest Festival. Urumva ni nk'ibirori byo by'umuganura abantu bakanezerwa. Ndagira ngo ijambo ryitondere harimo akantu k'ubwenge gakomeye. Tubonye iyo minsi 40 hagati aho ngo na 50 nuvuga ngo iyo 40 uvuye kuri Pasika ukagenda ukagera kuri 50 bifite ikintu ivuze. Ugiye mu isezerano rya kera tugiye kujya mu kuva ni igihe Mose yazamukaga umusozi akavugana n'Imana Imana ikamuha amategeko yahamaze iminsi 40 aramanuka agera mu nkambi y'Abisiraheli ku munsi wa 50. Uri murabyumva urumva 40 yamaze kuzaganira n'Imana no utanaho amategeko aramanuka ageze mu nkamba asanga bakoze ibyaha amategeko yakubita hasi ku munsi wa 50 ntibaganuye ntago baganuye kandi bakoze ibyaha ahubwo yamenye amategeko amenye amategeko hapfa 3,000 ku munsi wa 50 ngaho Yesu no azutse kuri Pasika amara iminsi 40 yihereranye n'intumwa kuko yarazibwiye ngo muzansange nzabasanga i Galilaya mugende muzansangayo. Amara iminsi 40 bakomeza kuwa 40 araza bigeze bajyana aho bita ku musozi wa Aroni narahageze witegeza Yerusalemu gutya uri ku marembo yafunzwe ureba Yerusalemu hakurya ureba mva hazi n'amaso itahabona uwo mwanya ahageze ku munsi wa 40 baramuga ati ariko Kristo nibwo wenda kwimika ubwami avuga ati reka ubwami si ibyanjye si ibyacu no bihuriye ibyo no tubireka no arazamuka ajya mu ijuru no ati mwe mugende mutegereze Yerusalemu byo datayasezeranije cyakora muzahabwa imbaraga mukorera n'amanuki ngo ahita azamuka bamureba
ubwo ni ku munsi wa 50 arabwira ati abategeka iri jambo muri gitondere abategeka kutava hehe i Yerusalemu. Urumva ari kuwa munsi wa 40 ku munsi wa 50 ugeze abayuda bagiye kuzana imyaka urimo urankurikira kuko ni ya myaka fest bayita ngo ni Thanksgiving cyangwa se yari umunsi wo kuvuga ngo yari first fruit imbuto zeze bwa mbere ariyo bitango ni festival yo mbega ni iminsi mikuru y'umuganura. Urumva ari ku munsi wa 50 abayuda bose babizanye Yerusalemu. Noneho hazamo n'abaguzi baje guhaga batahahase abaguzi nabo barahaze. Hari uruvunga nzoka muri Yerusalemu, ariko nubwo bari barimo hari abahungu bari bakingiranywe iminsi 10 harimo na nyina wa Yesu bakingiranywe babuje kuvaho bari mu cyumba cyo hejuru. Aho ijambo tuzaryigaho icyo bita icyumba cyo hejuru aho ushira umuntu wubashye iyo ushira umuntu wubashye hahandi umuntu yakibiriye ngiyo umugore w'umushime mukaza agashira umuntu hejuru hariya yarangiza umwana yapfa kanamurambika akanamuzurira cyo bita kumenya amavuta y'umushumba n'umukozi w'Imana batayazi baragowe. Ndacyahuza 50 muri Bibiliya 50 ajya mu ijuru ati mutegereze arabara bihura na ya 50 isa ni ya Mose bazanye amategeko abantu barapfa ihura na ya 50 ya festival bazanye umuganura uhereye kuri Pasika ngo Kristo yohereza umwuka wera. Haleluya. Amen. Urumva Pentecote ntayihuriye n'umwuka wera ahubwo umwuka wera yaje kuri Pentecote. N'amagambo abiri umwe yitwa Pentecote undi ni Holy Spirit. N'amagambo biraturanye atandukanye. Kuri Pentecote mu gihe cy'umuganuro mu gihe cy'amasaruro icyo bita mu Bayahudi ngo ni Shavota n'icyo bita ngo ni 15 umunsi wa nako sorry ntago ari 15 sabwo ni 50 umunsi wa 50 ukomoka undi 50 mu kigereki niyo Pentecote undi ko basobanuraga. Noneho ukora ku byahuye na wa musaruro bihura n'amategeko ya Mose ibyo byatumye Yesu nawe avuga ati ku munsi w'abasaruye reka nkubwire mukozi w'Imana bateranye ibundi Yesu agira ngo asubize ibibazo bibiri. Hari ibibazo bamubajije bambwira ati ariko tukubaze Yesu twabagukuriye ibundi uzaduhemba iki ko tubona nawe nta byawe aho bwijuraraho kugenda nabambaye izo nkweto ikanza ari yayindi ejo bundi ko washonje kuva mu mutini haruka uhora ubusa kinzari turyana ko nta biro nta n'uburiri nta nahantu ubona duhereza ko wadukuye ku kazi ukabutumanya ubundi twabagukurikiye tugahomba ibyacu zaduhemba iki. Yesu arabwira ati bakiri mu isi nzabakurishije yaragiye kubakubira hano hantu rero ngiye kubwica cyagiye Pentecote Imana iragukubira damasi Imana dazola yaraje kujute yaraje kubakubira ijana ibi ni twita Pentecote abantu bakabazana ngo urumva ariko 50 wayumvise ariko kigire ki Pentecote umunsi wa 50 ku munsi wa 50 sobanura Shavota ni igihe cy'Abisirayeli bajya gutanga imisaruro Thanksgiving umunsi wo festival y'imyaka the harvest festival. Ku munsi wa 50 bihwanye na Mose yagiye ku musozi akazana amategeko abantu bagapfa. Yesu nayo nyuma yo kuko babaraga bahereye kuri Pasika Yesu nayo arazuka abonekera intumwa z'imisi 40 ajya mu ijuru. Ku munsi wa 50 uhura n'uwa Mose avuye ku musozi uhura n'iy'abayuda babaze kugira ngo batambe bazana umusaruro uhura n'abana bari Yerusalemu bategereje icyo data yagize bari mu masengesho. Nta kintu cyiza mbere y'umwuka bizanyuma y'umwuka. Yego nta kintu cyiza mbere y'umwuka biza nyuma y'umwuka habanza umwuka tonewa biza nyuma y'umwuka nta kibanziriza ubuhanuzi abanza ubuhanuzi ariko si mwanya ariko kutumye ngo nta kibanziriza ubuhanuzi abanza ubuhanuzi habanza umwuka ntabwo imodoka ibanziriza umwuka habanza umwuka habanza umwuka umugabo akaza habanza umwuka umwana akaboneka kaza nyuma aravuga ati mwe mugende Yerusalemu gusa mugende mutegereze iki ni igitangaza mutegereze habanza umwuka naza ibindi sinzirirwa mvugana namwe nta gahunda afitanye mwuka naza we azababwira n'ibyo ntavuze mwe mugire gute mutegereze ariko arebye asanga nta gahunda yo gutegereza bafite aho bwanje arabategeka kutava he Yerusalemu
icya mbere nizere ko noneho usobanukiwe Pentecote atari umwuka wera ahubwo ari umunsi umwuka wera yagize gute. Urakoze cyane. Pentecote abantu bose basobanukiwe ndayikunda cyane ariko bari umunsi wa 50 nk'uko ya Shavota shawe yimenye nyeko Shavota ugiye bero tumwe kukivuga kigereki noneho aramanuka ku munsi wa 50 ngo bari bikingiranye ngo bategeka kutava hehe Yerusalemu kubategeka nta agatambaro mvuge uyu munsi ndavuga chano yacu gusengerwa tugiye kubabwira ngo mva umwuka banziriza byose aya ni mandara paye amuvuga namwe abanziriza byose kugira ngo ugire icyo wakira habanza umwuka wera akabanza akaza akabitegura habanza umwuka wera niwo banza ubundi habanza umwuka wera ibindi byose biza nyuma ni uyobora kugira ngo akazi kagende neza habanza umwuka wera yarababwiye ngo mwimbaze ibyo kurya barabwiye ngo mugende mutegereze abasiga nta gasafuriya nta gakombe nta kayiko nta iri jambo nta urivuge ngo yabasize nta gasafuriya nta kayiko nta myenda aho bari bategeye naka kandi yarabakuye no mu cyaro babagamo mushumba ako kana urani ntazi ahantu bategereje nta kantu yabasigiye nta kubari bafite usibye ijambo gusa mugende ngiryo ritubeshaho niryo rituma turya muri Kigali nuko hari ijambo Imana yatubwiye ukuri kandi iryo nta murozi urimenya ntiyarimenya ntiyarishobora nta dayimoni yabiha kuko ntawe uzigera rizasohorera ni ijambo mugende gusa nta urishobora ntabwo yanarihumurirwa umurozi nta dayimoni yarihumurirwa Imana yavuga iyo yavuze rurusha imbaraga dayimo ijambo Imana abanza byumvikane ko kano kanya badukurikiye kuri gusengerwa habanza umwuka wera kandi ndi kumva imbaraga zikora nge muri nge ndi kumva imbaraga zirema ubundi nukuri habanza umwuka ntabwo habanza amarira arabwa turi mugende abategeka ko abategeka kutava hehe Yerusalemu mutegeze atayasezeranye nimbaza ibintu byinshi abasiga nta gakombe nta gasani nta gasafuriya nta nyirasenge nta nyirarume bafite ibimwaro byinshi nta urusubire mwigarira ntabwo baheruka gukora abasigaye bahinze baratangiye gusarura ababyaye bajyana abana kuri garidiyene abagabo bamaze imyaka tubazerera nta gahunda nta kintu namba bafite ngo basigana nyina Mariya 120 baricara barategeka baramanuka njye nageze Yerusalemu uvuye rayoni hari urugendo runini kuko inzu yo hejuru inzu yo icyuma cyo hejuru kiri hejuru y'imva ya Dawidi uciye mu rundi ruhande rumwe narahageze rwose mu cyumba nakigezemo rwose nahigezemo nayo ndazivuga kigezemo nifurije kujyayo ugiye vuba ariko hari abadukurikiye bagiye kwishyura tike kagera aho yabakwishyura ntabwo bihenda namara gufungura ingendo ni hafi miliyoni nk'ebyiri n'igice baguye n'igiciro cyo gushopinga mu izina rya Yesu umva wowe nkurikiye niba wemera amavuta yawe ari simusabiye ko habanje umwuka agenda ariko byaba njye ntashya nabona yadomotse tugende twese tuzagenda ko nugenda ababanza bagenda avuye nyamara nukuri habanza umwuka we singutegetse ahubwo ndagusabye ariko nanagutegeka kubikora kuko ufite ubwo bushobozi kandi yaragusengeye umushumba yaragusengeye pastor wacu rafashwa we yari si n'umuyobozi w'umunyamwuka rero kora uko ushobora twihuse cyane rero icyumba cyo hejuru mvuga ku icyumba cyo hejuru twavuga ku cyagisho cyacu icyumba cyo hejuru ubundi icyumba cyo hejuru nuvuga ngo uba witandukanije nabo hasi wakugeraho agomba kurira sikariye ubundi hejuru ni ahantu ugenda ukabana n'ibibazo badasobanukiwe abantu bakabona ubyibushye bakagira ngo ufara kandi ntabigira bakabona urasa neza bakagira ngo waritukuje kandi wisiga gikotora ni ahantu ba abantu batamenya amakuru yawe haleluya ntibamenya amakuru umwuka wera ntabwo bahamenya ni mu cyumba cyo hejuru kuri umuntu uri mu cyumba cyo hejuru ntabwo yamenya ko yatetse ntamenya nuko yisize ntasa n'ibigerageza arimo
iki cyumba cyo hejuru tuzahasesenga. urumva umuntu uri mu cyumba cyo hejuru ntabwo asa n'ikigeragezo, kandi ari mu cyumba cyo hejuru ntabwo asa n'ikigeragezo nyine, kuko hari umuntu usonza yanakanura ukagira ngo ntabone. Erega mu cyumba cyo hejuru kubera ko atari mu cyumba cyo hejuru hateretse amatabaza, hateretse itabaza imurikira umuntu haryamye. Harimo ibintu byose. Mu cyumba cyo hejuru hateretse imitabaza. mu cyumba cyo hejuru umwana ategura ubukwe nta muryango, bana gute ukaba yizeye ko Imana ifite imiryango. mu cyumba cyo hejuru naho umuntu adasa n'ibimurwanya, ntabwo abasa nabo. Ya mu cyumba cyo hejuru barakubaza ngo kuko usigaye usa neza wisize iki, ni mu cyumba ukabwo ati ntireka da urabihora ko nta makuru ntiwaha amakuru abanza cyo ko batahurira ngo bahamenye. Ni mu cyumba cyo atari kubundi wagabanije ibiro kurya cyane kandi wanabwiriwe. ni mu cyumba. Ni mu cyumba cyo hejuru hari imbaraga rero. hejuru hajyubwo aho ngaho hagera umupfumu. oya ntago yahagera. Hajyubwo hagera inzingo. n'uweretswe ntabyo yabona. ntabwo babona aho ngaho. Hajyubwo aho ngaho hagera umwako. kire kubiteje. Hajyubwo aho ngaho umuntu mu cyumba cyo bapfa kumwirukana. wamukura he? Hajyubwo hagera impapuro mpimbano. byashoboka se uwase wamugambanira gute kaba ari ahantu basobanura. Ari mu cyumba. yarabwiye ngo mugende mutegereze hejuru mu cyumba niko tugiye bategereze hejuru. ikindi mu cyumba hejuru burunguruka bari hasi. mu buryo bw'ubuhanuzi ukuri hejuru nta kurwanya, urwanwa n'abari hasi kuko barusha imbaraga. uri hejuru abakureba gusa tu uri hasi abarengereza. narabwira kuri gusenga rwanga umuntu uruta ntiyakurwanya, umuntu ukuruta ntiyakurwanya ko ntacyo bapfa nawe. ubundi abaturwanya n'abo turuta, abaturoga n'abo turuta, abanyekere n'abo turuta, ubunyamagambo n'abo turuta, abatubeshya n'abo turuta, kuko abaturuta bo nta kibazo bagushaka uri mu cyumba cyo hejuru. niyo mpamvu rero imbaraga zanteye kugusiga zo zatuma utanshyikira. Imana ishimwe gasubiremo. imbaraga zanteye kugusiga zizatuma utanshyikira. uzajya mu butayu ngiye nk'ubwo mu 60 kugira ngo ushobore nuko uzasenga we nasenze kandi uzajya kuyasenga narongereye handi. abo twasize twarabasize, aho twagiye twaragiye. Imana ni mu cyumba cyo hejuru. Ni mu cyumba cyo hejuru hari imbaraga zitunze. mama ni mu cyumba cyo hejuru. na wazara manga ya papa ni mu cyumba cyo hejuru. Ni mu cyumba. abo twasize oya ni mu cyumba. ntabwo bashobora. kandi izo mbaraga ziva hejuru mu cyumba. ntabwo bishoboka. izo mbaraga zinesha ziva hejuru mu cyumba. vuga cyane ntabwo ntaho byaba. nimba ndavuga oya ubundi umuntu wasize waragize gute? yakurura, yaroga, yasakuza, waramusize. ni ukuri ntabwo warwanywa n'umuntu ukuruta. ukurusha kashe ntiyakurwanya, ukurusha amafaranga arakurwa mu bindi bintu. ariko zangegera zo mu mwuka n'amabandi yo mu mwuka babanyeshyari abanyeshyari n'inzokorera zo mu cyaro. ijambo inzokorera yize inzokorera ntabwo yize. ni abantu baryana umururumba w'ubuyuku ubusambo. inzokorera zize ariko ni utuntu tutoragura ubugambo tw'ubusambo burya wenyine tutuyuku tutujandazanzaho bavanga amagambo bahuza ngo dore ukuntu runaka yabyibushye ngo dore. kandi uvuga gutyo nuko afite akabuno nk'ak'umunyonzi ntavuze uwo ari we wose batagira unyumva nabi. hari umuntu usanga yagenda ukagira ngo yajya imbere ukagira ngo arajya inyuma. bene uwo muntu ubyibushye gutyo yanga nkatwe banini ngo dore urwo ruda washyize nk'ibiro bingahe. ni ishyari kuko mu nda harimo nta gahunda irimo. ngo giye kananga amatwi ye nuko buriya yaba ari meza. ubundi ni umugabo ngo yanga ikintu cyawe kimenya ko ari cyo cyiza burya kiba ari cyo cyiza. ni ishyari yagize. abo mu bwiza bwacu. ariko mwinjyana kandi ishyari yagize kuba yari kugira wowe uri mu cyumba cyo hejuru. igisubizo ni kimwe. imbaraga zakujyanye aho ukamusiga ntazo yakoresha ngo akumanure, kuko iyo akoze n'ubiracyakora kandi zakomeza gukora. ntacyo wakora ngo zanzamuye nkagusiga ntabwo zaparitse ngo zikuzamure turinganire. nzahora ngusiga iteka kuko zarazamuye. n'ikimenyi n'irusoro ntituzashyingurwa mu mva imwe. nubwo ari imva ariko si zimwe. umuntu waruse umuruta no mu rupfu uramuruta. nubwo ari imva si zimwe. nubwo ari imva si zimwe
ubu baramusibyana n'iminsi umara naho pfira si hamwe hari upfira muri centre de santé harimo n'upfira mu rugo bakamujyaniyo hari n'upfira muri bomboni no handi hantu heza hazima ibyuma bivuga ngo ntanatinde mwagiye muri umuntu abanyeshyari mugabanya amatiku uw'umwuka yarazamuye uw'umwuka yaha agaciro amuha agaciro ubugambo bwawe amatiku yawe kujya ku musozi ngurahirika ngurahirimbura ngurarandura nguragakubeshye reka nkubwize ukuri muntu ufite ubwoba komera twihuse tugana kuri Pentecote njyana mu cyumba cyo hejuru Pentecote hari abantu hanuriye ndabwiye buriya siko nubushiye mwuka ni kwambwiye siko ranafite intambara nkiza ngiza bafite abantu bari kwiruka nko gutyo siko nuve makuko hari abantu ubwiye sinzi niba babyumvishije bafite barusabo hasi ariko barabahagurukiye ibanga rero tugiye kubaha utuntu ntibazi ibanga tugiye kubaha bazagushakura ibahe sinditangira kuri telefone ntangira kuri channel bafite nimero yawe bagushake ako kanya bagushake wogeho yagenewe nyihorere bagushake telefone yebaho tubabwire iryo banga gusa bamenyesha igikomeye nuko wasize ntazigera gushyikira aravunwa no ukuri mu cyumba cyo hejuru arabwira ngo bajye Yerusalemu bategerereze he Yerusalemu bajya mu cyumba cyo hejuru kitabwe ngo bajye muri Kavesi yababwiye icyo hejuru n'amakuru ufite ntanzo kugera muri etage yahagera gutsandi hari isima kabiri hejuru muri etage nta bushyuhe buhaba hahora akayaga kandi witegereza abatakureba abantu bose bareba mu bwoba iki cyumba gifite igisobanuro niki kusita amazi yo muri etage aturuka hejuru ayo muri kava gaturuka hasi uko bashyira ibigunguru bimanura amazi hejuru ntago mukorera hamwe umuntu arakubwira ati nakubonye yazuga atumenye ibimuzanye kuko uri mu cyumba cy'ijambo mu cyumba cyo turacyari kuri Pentecote abantu basesengura babyumve kara gace k'ubuhanuzi kadufatiyemo abo ngo bategereze Yerusalemu ntacyo abasigiye ntacyo habe safuriya gusa nta kawunga nta gikombe nta mafaranga kandi bose batakaza bagati mugende niho twavuze ngo habanza umwuka ubwo hari ku munsi wa 50 ku munsi wa 50 rero uhura na rwa rupfu rw'abantu bo mu butayu uhura na ya gahunda bagira kibavuze uhura n'umunsi w'abayuda w'iki w'umuganura ro munsi wa 50 ari by'umweru 7 wongeyeho umunsi umwe nuko ngo bari bazanye ibyo kurya Yerusalemu haza n'abanyamahanga baje kubigura hari abahungu bikingiranye erega buri wa muntu nubwo urwanwa nubwo wikingiranye ibizagutabara biri hafi muzi Imana yagiye gusubiza cya mbere Yesu cya kibazo ngo ariko ngo muri mwisinza bakubira ishuri ijana icyabanje n'umwuka wera mvugira ngo habanje umwuka wera habanje iki abantu bikoreye imyaka ariko ntibabona ijambo babirekuye kubera umwuka wera nta waguhitura atari umwuka wabivuze nta wakugurira imodoka atari umwuka wabivuze nta wagukorera uko atari umwuka wabivuze umwuka zomandara linyami umwuka wera niwe wabanje kugira ngo azane oya bari baje bikoreye ibintu ariko nta jambo bavuze kugera isaa 3 kandi amakuru barahazindukiraga barazindukaga abarabu n'abandi bose baje kugura ibyo bintu ku munsi wa festival wari umunsi ukomeye umunsi w'umuganura no mu Rwanda umunsi w'umuganura utagakonje yego abaje guhaha n'abazanye imboga imbogera idodo byatsi sombe bire byose amakora ni kwanga barazana amafi ndagara byose abari kubaza byose iri jambo muri were maso razima abaje ikwangura ari oga iramanuka saa 3 hazanye imyaka nziza imbuto nziza ibinyomoro mbega ikintu cyose kuko batoranyaga ikintu cyose niyo mpamvu bwa n'abarokore ntugiye gutura ituro ryo gushima ntugatura ikinanutse gushima gutekereza ikintu ugiye gutangaho ishimwe burya nkunda umuntu burya muzakunda umuntu uzagushima azanya envelope aba yaritekereje yanabisenge bari bazanye ngo ni fast fruits ngo ni fast fruits imbuto za mbere nziza za mbere zisa neza bazizanye kumbe barazizana ababishyimbo baraza abinkori baraza abimegeri bose baraza n'abazihinze n'ibihumyo ntacyo batazana ariko mushomba turi kuri Pentecote yego uzi ko uvuze ibyo bintu
mbona uyu mudamu w'umushumenekazi uyu nawe yari umukire cyane, yari umukire cyane, ariko mukire cyane, wongere ko yari anazwi ko yarabwiye ati nikundira kwibera mu bacu. Mu yandi magambo, uranjyana kwa generali baza mu rugo, uranjyana kwa koloneli baza mu rugo, uranjyana usanganywe nabo. Umudamu w'umushumenekazi ikintu yakoze gikomeye cyane, akibona Elisa ngo yambwiye ati nyemerera nkujyane njye kukwakira, unyemere. Ngaramwinginga, ntabwo Elisa afite gahunda yo kujyayo, ngo aramwinginga, amwinginze turi kuri pandi, ndakumva cyane, amwinginze ngo ajyayo, agiye ngo amwakira neza. Umva yakira umukozi w'Imana, mwakira. Ndi mu kwizo mbuto wari urimo uvuga ngo amwakira neza, ikintu cyavuye mu mushumba ngo yasambwa ngo ujye uhoruza n'ujya uza ahangaha. yego ikintu cyavuyemo yaramubwiye ati umva uragiye, ariko asanga umugabo arambwira ati sheri ndakwinginze tumwubakira kumba ko hejuru, tumwubakira icyumba cyo hejuru gifite ubuziranenge, kuko twabonye ko uyu muntu ari umuntu w'Imana, ari umuntu w'Imana, dushyiremo. Urumva ndagukurikiye, kwakira umukozi w'iki ndagukuriye w'Imana ikintu kirimo aho ngo cyifashije cyane uvuze. Ntabwo bamwubakiye ku ruhande, nta nubwo bamushyize mu cyumba cyabo, ahubwo bamushyize hejuru yabo, kandi aho bamwubakiye ngo barangize bahashyira isanduku, igitereko kitabaza, bahashyira ngo n'ibindi, n'igitanda n'iki. Baravuga ati umukozi Imana nujuza yego uje mwivuga butumwa, uje uzamuka, ugende hejuru mu cyumba cyo hejuru, aba ariho wiryana. Urya nta kintu umudamu nta kindi kintu yashakaga, nta kintu yarateganyije mushumba, ariko icyavuyemo Elisa yabaye gihaza ati gihaza, uyu mushumekazi tumukorere iki, afite umutima muzima, tumuhe iki, tumukorere iki ko afite umutima muzima. ngo barashakisha, ngo basanga uyu mudamu nta mwana w'umuhungu afite. Ntabwo uyu mudamu yatanze icyifuzo mushumba namba, ntiyigeze abaganyira, ariko kubera icyo bakoreye, ishyaka bakoreye Elisa biteye gutuma bava ngo ikindi gihe nk'iki uzaba ucikiye umwana w'umuhungu, bikomereza gutwara imbuto za mbere. ndimo ndapfa buriya urimo uravuga reka cyagisho cyihariye, twabwe icyo bitagaciro k'umukozi, ahubwo amagambo nk'abiri twashyiramo. Imana iguha umugisha, uvuze ibintu byiza, ahubwo twibaze Elisa ahamagawe yasigaranye iki? Ubundi ngo yari arimo ahinga, afata inka ebyiri zihinga, ashyiraho n'amatandiko, ngo arazitamba, ajya gusezera umuryango, arigendera, asiga yagomba guhabwa inzu yo hejuru nawe, kuko nawe ahamagawe nta kindi yari afite. Urakoze. Ariko baraje rero Imana iguha umugisha, twikomeze imbuto bari bazanye, n'umugore nakora kumwakira byamuhesheje umwana. Erega ubundi tugaruke tusigara nubwo tuzabigarukaho, ikintu cyose ukorera umukozi w'Imana nikigenda amara masa. Umukozi w'Imana w'ukuri wasize ibijya kugira akorera Imana, akabereye maso rubanda, ukabubwira umuntu akareba agafashwa kuzura, agize icyo akorera umukozi w'Imana ntahomberwa, byanga byakunda nawe amusabira icyo atarazi. Buri impamvu abantu benshi babana n'ibibazo ntago bazi gusanga abakozi b'Imana. Niyo gusanze ntakubona agira ngo hari n'inshingano kwirirwa umutegereje. Ntago bazi ko kubona umukozi w'Imana ari faveur, aragusabira. Niko Imana ubwo n'umucokoje mu yindi domaine, twe mu yindi jambo, ubundi yaramubwira ati wewe wa mwami we subiza umugore w'abandi. Aburahamu n'umuhanuzi azagusabira, kandi kuva namenya Bibiliya ntaho nabonye Aburahamu yahanuye.
Imana ambwiye ngo musubize umugore we ni umuhanuzi azagusabira umugisha. Kandi nawe nabonye yahanuye. Cyakora ngo aramusabira ngo uwo muryango barakenyukaga. Abasabiye ntibongera gukenyuka. abahakoramo Ubundi ijambo umuhanuzi nuvuga akanahangura. Uwerekwa arareba ntacyo abikemuraho. Ariko uhanura arerekwa akanahangura, akanahanura, akanakubita, akanavana mu nzira. kagaragara. Nibyo rero abakozi b'Imana rero tujye muri panike. ku munsi wa 50 Mbega Kino kiganiro rero, iki kiganiro tuzakigarukeho vuba aho tugise ngo tubabwire icyo bita agaciro k'umukozi. Agaciro ko watekereje gukorera umukozi. Twe ku munsi wa 50 abateye kutava yabategetse ntabwo yabinginze kutava Yerusalemu. wewe ninde uzi mpamvu atabategetse. Reka mbabwire amagambo y'Imana. Niba hariho ahantu habi habangamiye intumwa ni Yerusalemu. Ubundi babaze imyaka 3 Galilaya baryohe bane. Galilaya ni ahantu heza hageze. Yerusalemu niho Petero yakaniye Yesu. Yerusalemu niho batataniye. Yerusalemu niho Yerusalemu barabanena. Bari harababihiye. Namwe urabizi umuntu uvuye mu cyaro ni yaje ubona n'umunyacyaro. Kabone yaguze ibyana by'umunyacyaro kubona umunyacyaro. Mukawe. Twarimo tubango abategeka kutava Yerusalemu. Bavuga ko Yerusalemu hano mbere bageragerejwe bihakanye Yesu barabasuzugura bitaga abanyacyaro. Kuko biko Yesu anazutse arabwiye ngo mugende nzabasanga i Galilaya. Arabazana batereka Yerusalemu. Ahantu basuzuguriwe, ahantu babwiwe nabi, ahantu bamwihakanye, ahantu batabemera afata nk'abanyacyaro. Ariko abatiya kutava he Yerusalemu. Ubundi mu buhanuzi biravuze ngo aho wakubitiwe, aho wasuzuguriwe niho uzambikirwa imbaraga. Aho bavuze kuri ingegera niho uzabayobora. Aho ngaho abategeka kutava burya mabwire ntugahunga umugome n'umurozi, ntugahumba umugambanya ahubwo bana nawe mukazagutabara ubwo naguca iruhande. Aza saa 9 hanyure saa 8 ahashaka inkoce saa 10 ya ajye kuzana uburozi Imana iburebe ntizamubuza kubwanika, ntizamubuza kubuzana azanabuza icyo sinzi namugira ifu simbizi. Azakubuza gusa ko bujya mu kanwa. Niba unagerayo azakubwira ujye mu gitondo muri gahunda yuti filime zirangira aho ngaho. Imana wewe utagaci. iki ni igitanga Remas ngo bategerereze Yerusalemu. Ubundi si byiza badukurikiye. Yerusalemu yawe n'uwo mugabo wakunaniye. Yerusalemu n'uwo mugore wakunaniye. Yerusalemu naho kazukora mu bakurwanya. Yerusalemu naho ngaho hari intambara. Utegerereza mu ntambara aho ngaho kugira ngo Imana iheshira agaciro mu ntambara. Buryo wakuvuza atakubonye uzamutse ntago byaryohera Imana. Ni byiza kuba kugambane akubona wazamuka. Imana ishimwe kadopesa ya mandola manda adopesa. Wavuze ngo ntibikunda akabona byakunze. Arabwa ati rero mugi umva igarira ntacyo babatwaye. Betsayida ntacyo babatwaye. Aho mwagiye mugi Yerusalemu aho bavuze ko badakunda. Bavuze ko utazabyara babyare. Rezo mandepa ya. Aho bavuze ko nta bwenge ugira bakubone. Yesu ababwira ngo bategerereza aho hantu Yerusalemu. Ndayo umbwira umuntu ukomeye umuntu aho uritegerereza aho ngaho. Tegerezaho. Icya gatatu cyamuteye kubasigaye. Icya kabiri burya inkuru yahereye mu mugi iramamara. Irakwira ahantu hose. Umuntu yavuye mu cyaro ntiyimenyekana. Akantu kavuye mu mugi. Icyo abanyamugi bemeye. Ubwo no mu cyaro baremera. Ase muri Kigali mujye murebe ahantu hari Sofiane hari amakamera ku modoka mandane. Kigali ni hari mushobora byuma. Kigali niho ziri nyinshi. Kivuye Kigali ikivuye mu mugi kirakirwa. Kuko abanyamugi hamwe nawe inkora bose bakwiza bashyushye inkuru. Hari hakeneye abantu bashyushye inkuru vuba vuba. Hari abantu ngaho. Kandi ku munsi wa 50 bavuye mu byaro bazanye imyaka. La mando bari baje kureba muri mu isoko nk'abagura hakanga nk'abasazi hakanga nk'abarwayi hakanga biba hakaba n'abacuruza hakanga abacuruza urusenda n'abacuruza bibi. N'abigenda bose babarimo. Yari yabakusa uwo munsi bagomba gukusanyika. Haleluya. Kugira ngo Imana ibahiterane batire bahamagaza ku cyumweru n'ibyapa. Ntibari bakeneye afishi yo kwamamaza nta ari kubumva. Ntibari gutumira igiterane nta ari kubemera. Yaguhaye ijambo ntiwaribura. Ikindi yabikoreye kwari kugira ngo ibahembe. Ibaha ibyo kurya n'ibyo kunywa badashoye amafaranga. Yavuze ngo nzabakubira inshuro 100 aho ndaza kuhagera.
niyo mpamvu yabazanye aho ngaho. Tubonye iminsi 3 naho bari barasuzugwe ko babahirwe. Kabiri kwari kugira ngo inkuru yihute kuko Yerusalemu wari umunsi abantu bose batiranye n'abanyamahanga. Wari umunsi wa 50. Twabonye ko ari harvest Shavuot, twabonye ko ari festival harvest, twabonye ko bandi bita ngo ni Pante, ni umunsi wa 50. Noneho ngo umwuka aramanuka. Samoya ntiyamanutse, abantu bazana imyaka ngo bari bamaze gukusanya n'abakuru ihene bose bose bari aho ngaho. Sirasi we bari biteguye. Nasomye ijambo ry'Imana ngo umunyabibi ngaru wahingira umukiranutsi mu Migani. Umubwiriza ndarisoma umunyabibi. Rekansi tagira ngo no gupfunyikira abantu base kandi some umunyabibi. Ikigambo cya Katonda kiri wano ikigambo cya Katonda kiri wano umva reka uryumve ahubwo nirinde cyane ndariza aho riri humura ndaribona mubwiriza ntago ryancika mubwiriza wenda kuzina nahita ngufotora ndazi ko ni ahantu hari umurongo wa 26 reka nze ndakatira handi. Imana ishimwe. Ntabwo nari biramurasigara muvuga harimo ibintu bikomeye namaze kumenya. Ntago bari abantu ntago mwuka bera yahageze saa moya. Ntago yigeze hagera saa moya. Saa 2 ntago yigeze hagera. Ahubwo bari mu kwiyegeranya. Bari mu kwiyegeranya bagenda baza. Buri muntu wese azana utwe. Rero buri muntu wese yariteguraga, abagore bitegura. Vuga ngo bari biyegeranije bose. Bari mu genda bitegura biyegeranya bazana utwa. Ariko ubundi amaterano atangira sangahe ahe saa 3. Isoko rirema neza. Sibwo barishyushye saa 3. Inama ziterana rya. Sibwo bishyushye se. Saa 3. Ibintu byose gani ni saa 2 baraza. Saa 2 baravuga ati tube dutegerereje aha natwe. Ariko isaha nyamukuru yari itegerejwe ni saa 3. None urumva ikintu gikomeye cyane ni uburyo umwuka yabanje yaje nyine bose bahuruye bose. Abantu bose nta gusigaye kugira ngo inkuru bazavuga ibyo babonye. Rega ni mpamvu ntabwo ari kuza saa 8 kuko saa 8 nicyo gihe banyweraga inzoga za kambuca na za sorudure n'ibiki byose. Yanze rero kubicangaza saa 3. Batanywe izo nzoga bakiyaza. Mu bwonko ari tubari batari badufungura. Utwari batari badufungura batazi kwiterera muri za sorudure n'inzoga n'ibindi byose zayoye mu bamwe. Oya ahubwo ndaza saa 3 abantu batari barwara mu bwonko kubera izo nzoga. Ahubwo ndaza saa 3 buzura umwuka wera bavuge mu ndimi bahanure mbese buri muntu wese avuge mu rurimi rw'iwabo. Bamwe bamaze igihe bategereje. Yego. Abandi barimo barazana ibyo bintu byo kurya n'ibiki byose bazana. Umva uruhurirane rw'abantu rwose ruri aho ngaho. Ariko ibanga nabategereje. Nyine ibanga bari bamaze iminsi baranabyiwe. Bari barabyo mutegereze aho. Bari bafite ikibatsi cy'umuriro. Aba muganire cy'ijambo ndahari mu muganire ndahari. Abari bamaze igihe bategerereza aho ngasira nibo abantu bari bafite ibanga uko bari banirije n'ubusaka bafite ibanga bari kuko twasaye nta byo kurya ni yabasigiye. Icyambere bagiranye n'ubumwe budasanzwe bategereza aho ngaho. Ariko muri uko gutegereza ikintu bategereza cyari gikomeye. Ariko udukurikiye urategereje. Naribonye urategereje uyu munsi. Naribonye waribonye se erewa waribura no mubwiriza icyo cya kabiri. Yego ndashaka kubabwira gukubirwa igice cya kabiri umurongo wa 26 nari nkuzi. Yego haravuga ngo kukunezeza Imana ari wiha ubwenge no kumenya n'umunezero ariko umunyabyaha imuhimiruho ngo asarura runde abona ibyaha unezeza Imana. Amena tawazarama. Nisubiremo jerewe rebasita ni ibice bibiri umurongo wa 26 ni page ya 649. Bisubiremo ku murongo wa 26 ariko byo bisubiremo tubivuge. Kuko unezeza Imana ari we iha ubwenge no kumenya n'umunezero ariko umunyabyaha imuhumuruho ngo asarura runde abona ibyo guha unezeza Imana. Haleluya. Iri ni ibanga.
abone ibyo guha unezeza Imana ishimwe iri jambo mane wasanga umunsi rero lewiki arabahiga ariko bibiliya nari nzi ko ari 26 umurongo wari uri wose bakoreye Imana. Yesu yagombaga kubahemba rero akoresheje ba bantu barushye. Ndakorera ko hari ukuntu banavuze nyuma yari igiye kubahemba rero barangije ku isaha ya 9 bikusanije abo dutaro baje abimineke baje abantu baje kumbi bari barundarunze bazaniye babandi bamaze igihe aho ngaho n'abatambyi biringaje ngo turarya amaturo wapi kumbi hari abahungu Imana ishimwe bibitseho mamaze igihe ijambo mutegereze ihuza umunsi wa festival ihuza umunsi w'umuganura ibi yohereje umwuka 50 umwuka umunsi ku munsi wa 50 yohereza umwuka wera bimanuka birana ya mategeko uwo munsi nguha amakuru ku munsi wa 50 aho gupfa abantu y'anyumbi 3 uwo munsi Imana ishimwe itegeko ryishe 3 urikiza 3 noneho ngo muka hageze rero tugiye gusoza badukurikira twumve ariko umuntu wirinde bararunda tuzariganira ngo barangije umwuka kimanuka saa 3 ngo ikintu cyambe ubundi umwuka ararema ubundi umwuka n'ubuzima ahari umwuka biraremwa niyo tugiye kuremera abantu kuri icano dusenga rwabaze biyandikishe tubaremere dusenga Imana twe nta icyo dufite kiruta icyo bafite nuko rangije ngarasenga ngo buze umwuka wera bakimara kuwuzura icyambere cyabayeho bakinguye inzugi iyo umwuka aje agukuraho inzugi z'isoni zanema inzugi z'ubupfakazi ibyagukingira baraza bakingura inzugi umwuka ataza ntabwo bazikinguye nizikinguke mu zina rya ziba zigize gute zirakingutse mu zina zikinguye turimo kabiri barasohotse barasohoka mu icyo kibazo inzugi zifunguye n'iki nuko buzuye umwuka we basohotse hanze kubera iki umwuka we umva turamubwiye ngo sohoka muri icyo sohoka muri ako gahinda sohoka muri yambara genda hanze sohoka aho watinye sohoka kabiri cyabaye kuri Pentecote ku munsi wo gusarurirwa gatatu batangira kugenda mu mujyi aho bagendaga batinya aho bagendaga babebereye kubera imbaraga z'umwuka we baragenda umwuka kuva kugenda aho wanze umwuka kugenda mu biruta atagushaka umwuka kuva kwicara ku ntebe atakwemeraga umwuka guhijambo hari kwimba Ntore wazana tahiki ni umwuka ntamenye igihe wasamiye ntamenye igihe wabyariye barayibarira bagasanga bazanye totala amatariki babare yo kubyara ubyara mbere yawe umwuka we hani wazaye umwuka wera aravuma aragenda kane Imana ishimwe kane yego ibaha ijambo ntawe uribahaye iraritangabye umwuka yabahaye ijambo nta cyangombwa batsemeya nta mutambyi babwe ngo giteraniro nta mikrofone batiye ahubwo barasohotse umwuka wera kubera umwuka wera arataka baha igikundi Imana ishimwe umwuka wera Imana iguha ijambo aho bari kwimye umwuka wera guha agaciro aho bakakwimye twihuse gatoya twigeze imbere gato cyane ariko uranyumva ngo buri wese avuga ururimi bumva umuntu wese umunyamahanga ararwumva ijambo ry'ubuhanuzi bino biravuze ngo Imana iguha ururimi umuntu wese yumva si urushye ururimi ubwira umurozaga agahita acika atamutavuganye ururimi ubwira amafaranga akaza akicara iwawe ntakwange ubundi hari amafaranga y'umugenzi hari amafaranga y'umushyitsi ariko hakaba n'amafaranga yica uha intebe akagira akicara ikaguha ururimi ubwira umuntu akakumva bakuru bakakumva bato bakakumva wabwira umuntu akakumva wabwira isi ni ururimi rwumvwa n'abantu bose haleluya umwuka wera guha ururimi rutuma abantu bakumva malaria yakumva igaca rutuma n'indwara zigenda icyanyuma cyarangije noneho kikora ikintu akunze cyane umwuka wera yaje akugira umujyanama wasuzuguriwe kuko barabwiye ngo bagabo bene data dukore iki mbere barabivuze ako kandi ntabwo bari iyo mwuka wera Imana iguha ijambo umujyanama watagushakaga ahita avuga ati nimwihane nta kindi yabashubije nimwihane ko mwandoze nimwihane ko mwangambaniye nimwihane ko mwambesheye nimwihane ko mwanzinze nimwihane
ngiye kubwira amakuru aryoshye ngo abari bazanye amaturo bose ntibiri bajya kureba umutambyi yaranditse ku birenge by'intumwa. Imana ishimwe. N'abaje kugura nabo barambika ku birenge by'intumwa. barambitsa hari babonye abuzuye umwuka we. Erega nibareke ijambo rigutunge wiryitungisha. Nibareke ijambo rigutunge wiryitungisha. Ijambo ijambo ryo rizakujyana rishaka. Urumva yaragiye kubakubira inshuro 100 kuko banjiye ntacyo bafite. Uwo munsi batahanye ibikwiriye. barambika ku birenge. Ndakira ndi umutambyi ibintu yabivuze sinavuga mu rurimi. Niyo mpamvu burya hari abashumba barakara ngo ntibabonye amaturo ngo batwaye n'abahanuzi. Ese kutabahanurira uragira ngo bakuze bakora iki? Ubundi umuhanuzi arahangura. Urayobora ntuhanura ngo uhangure. Tosane Imana ishimwe. Imana ibahembye 100%. Uzi ikintu cyakurikiyeho? Kabiri Imana ibaha imbaraga zo gukora umurimo w'Imana. Nuvuga ngo yabakubiye ibaha icyo kurya irangije bongera no gutangira ministeri. Urumva ibyabaye kuri Pentecote. Ko arabwiye ngo umwuka naza ngo azemeza abisi. Nta muntu wakwemeza abisi keretse umwuka wera. Nta muntu ntago wamenye kereka umwuka wera. Ariko twasomye Imana ibaha umugisha. Nuwamvuze bya Pentecote sobanuye n'ibyabaye ngo umunsi ihana 7,000. Reka Imana ikora ikintu nzugize ikinguke usohoka ugenda utagendaga guhura urimo abantu bose bumva ngiyo Pentecote ururimi rutegeka indwara ururimi rutegeka abagome ururimi rutegeka akazi ururimi rwose kandi Imana no kuyikubira inshuro 100 naje ngo twaye kuvuga hose Samaria ngo dukora ikibagaho bene data hagati ni mwihane niko yabwiye ni mwihane baratubeshyeye n'ibihane muhindukire mu batizi ngo kugira ngo iminsi myiza ibone kubaza bati nta mpamvu yo kureba umutambyi birambika ku birenge ubundi cyo bitagukubirwa inshuro 100 no guhabwa ikintu utavunekeye. Imana ikumugisha. Haryo bwo masaka bari yahinze ariko ijambo nabasomye muraryibuka dotisa ande riravuga mu mubwirizi ibice 226 kukunezeza Imana ari wiha ubwenge no kumenya n'umunezero ariko umunyabyaha imuhimiruho ngo asarura runda abone ibyo guhunezeza Imana. Imana ishimwe. Bari bazanye imiba ibindi sabwo ubutaka ko turekera aho ngaho kadusenge Damasi ira mauna tusenge ega barazindutse senga birenze angana na ndikumva mfuye ariko nanjye senga dutane man ndapfuye nanjye ndafashijwe ndikumva umwuka wera abaye mwinshi kandi nagira ngo duse Lansomende ya Tabara kiro ubuzima boni ya mangoro wese muri iyi studio n'ubwa mbere nerekewe nk'umushumba uzi ko ntajya nzasinere kwe nderetswe nukuri mbonye mutaka munini ariko gatangira agataka gatoya ijwi rirambwira ngo abone ubahanda batwikiriye amen ntagire ugira ikibazo ntago ibyorezo bizashira mu isi hirya ya covid hari n'ibindi ariko uko ibyorezo biza niko umutaka w'Imana ugenda weweza mandola niko ugenda ugira gute kandi ko ubugome bwa Satani bugenda bwiyongera niko imbabazi z'Imana zena ziyongera Imana ishimwe imbaraga z'Imana bagambana Imana yongera imbaraga bakurwanya Imana yongera imbaraga bonje ikintu gikomeye Imana ishimwe cyane noneho ndi kubireba mu kanya gato mise mbona amashashi menshi nta cyagiye mu Rwanda bakirigira amashashi hamwe y'imikara runza ahantu ariko apfunyitsemo utuntu tupfunyika ntazo twari cye kubona mbona haje umuyagura biyoye niyo myando birunda ahantu mu cyobo kinini atwikira ijwi rirambwira ngo abantu benshi bakuyeho inzika za Satani kandi ari wari nanjye none twese ko turaha hari ubupfunyika shitani nadufiteho bw'inzika ubwo ni daimoni muhoza Imana yishe ku buzima Imana ishimwe daimoni wanga abana bawe daimoni ushaka kwihorera ku bavandimwe daimoni ushaka kwihorera Imana imukuyeho Imana ikuyeho daimoni ushaka la rasi Pentecote nuko nukaza karema rere mbona ubwo upfunyika Imana irabujugunye mu muremure ijwi rambwiye ngo kweho inzika za Satani zarite ku buzima bwacu n'ubw'abana bacu. Imana ishimwe ariyo mpamvu abadukurikiye gusenga natwe twiciye muri studio Imana irimo irambwira ngo abana bacu bahaye ubwenge shimwa Imana ishimwe kandi nawe Imana iguhaye umuntu ugiye kwishyura undi mwana wa kabiri
ndabisasire mu izina ryawe wowe niba mva nawe ugiye kwishyurirwa tetarawa abavandimwe batangiye kuri kamera ntabwo babazi ko bahara badukurikirana abavandimwe twicaranye reka mbabwize ukuri n'ukuri Imana namwe ngo 8 satabahaye Imana igiye kubahereza alone simandeka kandi hari ikintu mutigeze muvuga Imana yakimpishe ariko gisa n'urwandiko ruba rwaza umutima rutuma umuntu wese batoraho ijambo Imana iraruzinze gutya za pifole manje iraruzinze ibishyashya biraboneka cyo twita impinduka nagira ngo dusenge abantu basuzuguwe bagerwaho n'ibintu biri kubera umwuka wera habanza umwuka wera ibindi byose bizanyuma aho yavuze ngo muze mushobora no gukiranuka twabonye ngo abanyabyaha baruha ntabyo babona ngo basarura kuzaho umukiranutsi lesiketara biravuze ngo ikimukoza amano nkurikira biravuze ngo nukumwuka amanutse inzugi zirakinguka ziki Imana ikinga inzugi zaje zisoni ku buzima bwawe zikingutse barasohoka bajya hanze sohoka muri urwo rugamba rurimo bagenda mu mujyi basuzuguremo genda aho basuzuguriwe bahabwa ijambo batarisabye bagishwe inama bitagombye kandi Imana ibakubira inshuro nyinshi cyane Imana ibakubira 100 banatangira ministeri da doselema tamandi ya bola Mana wakoze dele kosimandade akakanyi koze zowane folaresi akakanyi koze demasina lalse Mana mbere yuko nsengera wadukukiye kuri kamera ndagushimiye ko bw'inzu nziza bubakiye werarisi destel andala ntiyabyumvaga ariko bagiye kubyumva mu gihe gitoya kuko uri Imana ivuze ngo ndabikoze hari akanwa wenda gucecekesha hari akanwa wenda kuvanaho hari urugambo uvanyeho hari uvanyeho zone mazataye bolyafo urakoze Mana turagushimiye umugisha batwumvise bamenye ko habanza umwuka ibindi bigakurikiraho umwuka aje nta ndwara umwuka aje nta bindi byose umwuka yarusha agasuzuguro reka uyu munsi wa 50 umunsi w'umuganura umunsi wa shavota umunsi wa pentekote hagira ibintu biremwa biremwa kuri uyu mugore uri mu gihugu cy'Ubusuwisi ndamusengeye resomene tambo kandi uyu mudamu uri mu Busuwisi inkomoko ye ni mu Burundi lemando si inkomoko ye ni mu Burundi bikuzwe muri imbwira kandi Imana irambwira ngo afite abana babiri ndetse yayikoze na divorce ariko Imana irambwira ngo imuhaye inzu bikomeye urakoze data turagushimiye sinda urugamba barwanirire kandi bose we Pentecote nziza laya ni wedo tezama holefa kandi uhagarika imbaraga z'umubi gende wongera imbaraga zo gutabara nezale tamandole kosahe daziwi folele urakoze mwami kubikoze ugire neza n'abanyarwanda bose batwumva n'abarundi n'abakongomani abo mu Kinyarwanda bose mwami ariko by'umwihariko iri zina sinzi aho rivuye urambwiye ngo n'umuntu witwa Angela kandi ari mu gihugu ye ariko ntabwo nagiceceka ayi ni wadata ari mu gihugu cy'Ubirigi urambwiye ngo Angela umugiriye neza kuko isi yamusuzuguye n'abantu ariko urambwiye ngo umuhindura izina Mana urakoze ni Pentecote uyihe bose kubwa Yesu Kristo umwami wacu amina amen Imana ibaho umugisha kandi ijambo ry'Imana hagaruka mu gihe Pentecote nziza mushumba Imana igumugisha ubuhanuzi bwari bugihari ariko amasaha ni kamera jye niko kimera tuzongera